narabonye ko penetensi y'abambwiye nayo atariyo. Hari n'ukuntu batubwiraga bati tiyo umuntu amaze no gupfa ati bakamusabira za misa, ti nabyo bituma bakomeza kugusabira, ti noneho Imana ikakorohereza ngo roho yawe iri muri purgatori, ngo Imana ikakorohereza noneho ngo ikagukura muri purgatori ikaba yaguha ijuru. Byose numva bitaye agaciro kuko nsanga ntibinahura n'ijambo ry'Imana. Yambwiye noneho naho Imana yakemuriye icyo kibazo mfite, ambwira ko icyazanye Yezu mu isi ya Pasika nizihizaga ntayumva, ko Pasika ahubwo bisobanura ko Yezu yaje akishyiraho ubunyabyaha bwanjye, akabupfira, agahambwa, akazuka. Noneho yazuka Imana ikaba inkuyeho cya gihano kuko yagihannye Yezu mu cyimbo cyanjye. Banumvishe noneho ikiru cy'ibyaha byanjye. Numva ko ikiru cy'ibyaha ego padiri yagucaga ego ahubwo ari icyo Yesu yatanze. Ego numva ko ikiru cy'ibyaha byanjye Yezu yakishyuye, kandi numva noneho yishyuye ikiru gisobanutse. Kuko urumva ikiru cya Yezu na amaraso yiwe yamennye ku musaraba, amaraso azira inenge, amaraso matagatifu niyo yantagatifuje. Ntabwo umuntu yakurwaho ibyaha bye n'amasengesho yavuga. Ntabwo amasengesho bavuga yaba ikiru cy'ibyaha byacu na amaraso Yesu yamennye ku musaraba. Ayo ngayo rwose Imana yakubonyeho ihita ikwita umutagatifu kandi mu buryo budasubirwa. Ari indirimbo twajyaga turirimba ariko ihura n'ibyanditswe biba mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 10. Avuga ngo ntiwifuje ibitambo. Twararimbaga ngo ntiwifuje ibitambo cyangwa amaturo, ngo ahubwo wanyiteguriye umubiri, ngo niyo mpamvu navuze nti ngaha ndaje, ngo nzanywe no gukora ibyo ushaka. Ariko iyo ni indirimbo y'Abakatolika ariko inahura n'ibyanditswe yaba muri Zaburi yaba no mu Baheburayo, koko Yezu yaje azanywe no gukora iby'Imana ishaka, adutambira igitambo kimwe rukumbi kidukuraho ibyaha mu buryo bw'iteka ryose. Nubwo buryo nabayemo umutagatifu. Ubu nta cyaha na kimwe gifite imbere y'Imana. Ntacyo. Bidasabye penetensiyo. Ego. Abasuhuje bakunze ibiganiro byacu, ibiganiro tunyuza ku mbuga nkoranyambaga, tubashimira ko mukomeza kubikurikira, kubera ko isi ifite byinshi abantu bakurikira kandi ugasanga rubanda nyamwinshi nibyo baha agaciro. Ariko wowe ukurikira ijambo ry'ubutumwa bwiza sinabura kugushimira, nkanagusaba gutera intambwe yo kurisangiza abandi kugira ngo ibyo byiswe mu by'ukuri amayobera matagatifu, ariko Imana ikomeza kugenda ihishura, mu by'ukuri bigere kuri benshi. Amayobera matagatifu ngira ngo ni padiri ukunda kuyagarukaho, ko iryo ari iyobera ritagatifu ry'ukwemera. Ariko iryo yobera ritagatifu turaza kurisobanura muri iki kiganiro. Nge rero uvuga nitwa Emile Nshimiyimana, ariko hari undi muntu turi kumwe nawe si ubwa mbere agaragaye muri studio z'Ijuru Ntirikorerwa TV. Ubwo rero mu by'ukuri arabasuhuza, hanyuma dukomeze ikiganiro ariko twamenyanye. Ni karibu mu kiganiro. Murakoze. Nanjye nshimiye abakunzi b'ibiganiro binyura ku Ijuru Ntirikorerwa. Nitwa Eugenie Ndabavunnye, nkaba ndi umutagatifu ku bwa Yesu. Ikintu ubundi kidashoboka, abantu benshi batekereza ko bazaba batagatifu babigizwe n'abandi kandi ngo nyuma yo gupfa, ariko ntabwo ari byo. Imana yangize umutagatifu ibinyujije mu rupfu rwa Yesu, ubundi we kuzageza iteka ryose. Ndabashimiye rero, mukomeze mukurikire, Imana iduhane umugisha. Amen. Mu by'ukuri nari nkomoje ku kintu mu kanya turi muri presentation cy'iyobera ritagatifu ry'ukwemera. Wahoze muri Katolike kera, ese iryo yobera ritagatifu ryari rihe? Ese mu by'ukuri riracyari iyobera ritagatifu kuri wowe, cyangwa noneho urujijo rwavuyeho warasobanukiwe? Byari amayobera cyane kuri njyewe,
ariko padiri yavuga ko ari amayobera matagatifu nkumva arabitagatifuje avuga ntubwo byanyobeye ariko bikaba ari bitagatifu ntahari ubwo Imana niyo yabishatse ariko kuri ubu ntabwo bikiri amayobera kuko Imana nyine yarihishuye kandi yihishurira abantu ubu kuri njyewe ibyari amayobera ntabwo bikiri amayobera. Amen. Ubundi cyari cyarakuyobeye wowe cyari iki? Nari narayobewe uburyo nshobora kwemerwa n'Imana nkabaho mu isi numva nta rubanza mfitanye n'Imana nkabaho mu isi numva nemewe n'Imana. Nibyo. Kuri ubu rero ukavuga uti ibyo byari amayobera kera ariko ntabwo bikiri amayobera. Ubundi si inzira wakoreshaga cyangwa aho wari uri mwakoreshaga kugira ngo umuntu yumve ko yakwemerwa n'Imana cyangwa yaba umukiranutsi cyangwa umutagatifu imbere y'Imana cyangwa yakumva ko yabana n'Imana amahoro yaba mu isi akazajya no mu ijuru, inzira mwakoreshaga yari iyihe cyangwa uburyo mwakoreshaga bwari ubuhe? Kimwe n'abandi bantu bose nyine bayobewe uburyo Imana igira abantu intungane. Urumva umuntu njye navukiye mu bakatolike kuko niho umuryango wanjye nyine nawusanze, rero nkanabana n'abandi nyine b'abanyagatolika gutyo. Uravuka bakakubatiza ukiri uruhinja, nko gutanguranwa na cya cyaha cy'inkomoko bakakigukuraho ukivuka, bakakubwira ko bakigukuyeho, ariko mu by'ukuri ntibaba bakigukuyeho kuko icyaha cy'inkomoko bakigukuyeho ibigikomokaho ntabwo byakongera kukugaragaraho. Yego, icyo ni kimwe rero bankoreye. Barambatije nkiri uruhinja, bantoza no kujya mu misa. Habaho misa zo ku cyumweru ariko habaho na misa zo ku mibyizi, nazo nyine tukagerageza tukazijyamo. Uko ugenda ukura rero bagukoreraho n'iyindi mihango, guhabwa ukarisitiya, gukomezwa, ukaba wakwinjira no mu yindi miryango yitwa ngo ni imiryango ya Action Catholique, abasaveri, abakarisimatike, abarejiyo, byose uri gushaka kwemerwa n'Imana. Ego, njyewe nabaye umurejiyo. Ubwo urumva ni nyuma yo kubatizwa, guhabwa isakaramento ry'ukarisitiya n'iryo gukomezwa. Noneho mba umurejiyo, mba n'umukarisimatike, ariko mu by'ukuri ibintu bikomeza kumbana amayobera. Urumva nanone bagira ibyitwa imyaka ya kiliziya mbere y'umunsi mukuru wa kiliziya, Pasika, Noheli cyangwa Pentekote n'indi minsi mikuru. Bakubwira ko ugomba gusaba penetensiya uko umwaka utashye. Mbere y'uko Pasika iba uba ugomba gusaba penetensiya, Yesu akazukira mu mutima wawe noneho witunganije. Mbere y'uko Yesu avuka kuri Noheli, bavuga ko Yesu avuka buri mwaka, ugomba gusaba penetensiya kugira ngo Yesu avukire mu mutima utunganije. Urumva nanjye nasabaga nyine izo penetensiya, ariko igihe cyarageze penetensiya ndayireka. Nayirekeshejwe n'iki? Nagiye gusaba, nari maze kugira nk'imyaka nka 15, twari turi kwitegura Pasika, njya gusaba penetensiya. Padiri iyo wasabaga penetensiya ubundi waragenda bakavuga ati ubu si ubwa mbere mpabwa penetensiya, cyangwa se ubu ni ubwa mbere nyine niba ari ubwa mbere, ukavuga ati ibyaha byanjye ni ibi. Kandi noneho ikibazo ngiye nk'iyo najyaga kuyisaba, ibyaha nabitekerezaga mbere y'uko njya kwicara muri ya ntebe ya penetensiya. Natekerezaga ibyo nza kuvuga, uvuga ntenda ndavuga iki n'iki n'iki n'iki, ukagenda wanabiborotse ku buryo nyine utaza kubyibagirwa. Umuntu ntabazi n'icyaha icyo ari cyo, ntabazi n'ikibazo afitanye n'Imana. Nuko ndagenda ndamubwira, iyo urangije kuvuga ibyaha rero arakubwira ngo ngiye kuguca ikiru. Akakubwira ati ikiru cy'ibyo byaha umbwiye, uravuga wubahwe, isengesho ryitwa wubahwe Imana Data, uvuge ndakuramutsa Mariya 3 na dawe uri mu ijuru. Urumva njyewe nicyo kiru yanciye, ariko biterwa n'uburemere yumvanye ibyaha byawe. Padiri nyine nawe bari aho nk'umuntu ugiye gusuzuma uburemere bw'ibyaha byawe, akakubwira n'ikiru.
none ariko harimo uwashobora guca ikiru akavuga ati uzajya watendinga misa za mu gitondo witabira yego uzajya ujya mu misa za mu gitondo nyuma y'ukwezi yenda niho bizaba bikemutse yego hari n'uwabwiye ati uvuge ishapure y'impuhwe z'Imana se uvuge ishapure y'urumuri uvuge ishapure y'ububabare bwa Yezu Kristo amashapure aba ari 4 cyangwa 5 sinkibyibuka noneho ayo amashapure yose yavuze ubuvuze rozari bitewe rero n'uburemere bw'ibyaha wakoze wakubwira ikiru bitewe nuko yabyumvisha icyo gihe rero anciye icyo kiru cyo kuvuga wubohwe na Dawuri mu ijuru mwe nandakuramutsa Mariya 3 naragiye ndicara pe nari ndi ku ishuri muri segonderi ndicara mu ntebe nibaza ukuntu ngiye kuvuga ayo masengesho bigahita binkuraho ibyaha numva sibyo uwo munsi nahise ndeka penitensiya ariko nta yindi nzira ndamenya n'ubundi amayobera akiri amayobera kuri njyewe yego niyo nzira rero nakoreshaga kimwe n'abandi bose nyine warangiza no gusenga ukavuga ati umubyeyi Bikira Mariya ngutuye irisengesho ryanjye urifate nawe urishyikirize ku mwana wawe Bikira Mariya tuba tumufata nk'umuntu utuvuganira ngo ku mwana we ukubera ko umubyeyi burya biba byoroshye ko agira ikintu agusabira ku mwana urumva rero iyo wamaraga gusenga isengesho leta gurishyikiriza umubyeyi Bikira Mariya ukavuga ati unsabire ku mwana wawe niyo nzira nanyuragamo wigeze utekereza kuba umubikira ego nigeze mbitekereza ariko maze kubireka nibwo natekereje ko abantu benshi ari n'igihe babeshya ko bari gukorera Imana ariko mu by'ukuri ari inyungu zabo bakurikiranye hari igihe umuntu tubona ngo yabaye padiri ariko mu by'ukuri yabonye ariho hari ubuzima bwiza yabonye iby'isi bikakaye aravuga ati ko mbona padiri arya atakoze ko mbona padiri arya neza inzoga zose yifuza akazinywa akaryama heza akavuga ati ngewe nigendeye mu bapadiri ngewe rero nigeze gutekereza kujya mu babikira kuko nabonaga nyine ari abantu bihaye Imana batubwira ko ngo ari abantu bihaye Imana kandi koko wareba ukuntu agenda yigengesereye ukavuga ati uriya muntu ashobora kuba rwose ari umutagatifu nta kibazo afite ku Mana noneho mbiganiriza umwe muri bakuru banjye abwira ubu ngiye mfashe icyemezo cyo kujya kuba masera arambwira ati seti ni ukubera iki ndabwira ati mbona abantu bahemuka ariko ubwo nanjye numvaga ko nanjye byambaho nkaba nahemuka aranseka cyane arabinyangisha niwe wabinkuyemo arambwira ati ababikira ni abantu nk'abandi kandi dore arambwira ati dore ngenda bazi bakora ibi n'ibi agerageza kubinkuramo numva bimvuyemo none bidaciye rero muri penitensiya bidaciye mu masakaramento atandukanye bidaciye mu kuba umubikira ngo ube wiyeguriye Imana byaje kugeraho noneho iyobera rirasobanuka kuri ubu umutagatifu ubu noneho ndi umutagatifu utari wapfa yego mutagatifu Eugenie yego mutagatifu Eugenie yego dusobanurire rero cyangwa usobanurire n'abakurikiye ibiganiro byacu uburyo uri umutagatifu ukiriho yego bari kukumva bari kukubona mbese utari wapfa ni iki cyakugize umutagatifu ku buryo n'undi ugukurikiye yakurikira nawe iyo nzira nawe akaba umutagatifu cyane ko n'abaca muri za nzira zose wari umaze kuvuga nicyo baba bashaka bifuza we byaje kugenda gute kugira ngo ugwe kwiyotombora yo kuba umutagatifu ukiri mu isi yego ndabishimira Imana niyo yabikoze byanyuze mu kumva inkuru nziza y'umukiro inkuru nziza y'umukiro cyangwa se ubutumwa bwiza bwo kuzuka bwo gupfa no kuzuka bya Yezu Kristo nanjye nahuye n'umuntu Imana nyine yahaye kubuvuga arambwiriza ubundi tubona ko no mu byanditswe na kera narabivugaga ntari nanamenye ibyo ari byo twabonaga ko Yezu yatumye abigishwa be cyangwa se intumwa ze arazibwira ngo mugende mwamamaze
inkuru nziza mu mahanga yose. Abizera mubabatize nyine ubwo bazaba bahawe ubugingo buhoraho. Nanjye rero nuko byangendekeye, nahuye n'umuntu wasobanukiwe neza uburyo umuntu aba umutagatifu akiri mu isi, abanza kumbwira ikibazo mfite cy'uko navukanye ubunyabyaha ku bwa kavukire yanjye. Nsanga koko navutse ndi uwo gucirwaho iteka. Ubwo nsanga na y'abatisimu bahise bampereza nta kintu yakoze, kuko iyo iza kuba yaragikoze nari kumva nyine narabaye umutagatifu. Ubwo yambwiye ko ndi umunyabyaha, ariko n'ubundi nari nsanzwe mbizi ko ndiyo, cyane ko no mu masengesho twarabivugaga tukavuga tuti urajya udusabira twebwe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Ubu bizi ko uri umunyabyaha, cyane cyane abantu b'abakatolike baba babizi kuko mu masengesho barabitubwiraga ko turi abanyabyaha, ariko ntumenye ubundi ubunyabyaha bwanjye bungana iki, ese nabwanduriye he, nabwanduye nte. Umuntu rero avuka ari umunyabyaha nta kintu kibi cyangwa cyiza yari yakora ku bwa kavukire ye yo kwa Adamu. Ijambo ry'Imana ritwereka ko Adamu yakoze icyaha, abantu bose twari tukiri muri we duhita duhinduka natwe abanyabyaha. Nuko ambwira ikibazo mfite, ndetse numva koko ndi uwo gucirwaho iteka, nanjye numva wamurira utazima untegereje byanze bikunze. Kandi koko nari narabonye ko penetensiya bambwiye nayo atariyo. Hari n'ukuntu batubwiraga bati iyo umuntu amaze no gupfa bakamusabira za misa, nabyo bituma bakomeza kugusabira, noneho Imana ikakorohereza, ngo roho yawe iri muri purigatori, ngo Imana ikakorohereza, noneho ngo ikagukura muri purigatori ikaba yaguha ijuru. Byose numva bitaye agaciro kuko nsanga ntibinahura n'ijambo ry'Imana. Ibyo bintu nta hantu byanditse mu ijambo ry'Imana ko purigatori ibaho, cyangwa ko iyo umuntu agusabiye misa bakorohereza wowe roho yawe iri muri purigatori ikahava ikaba yajya mu ijuru. Byose nsanga ni ibinyoma, ariko numva nyine ngize ikibazo cy'uko ndi uwo kurimbuka. Ariko ntiyatinze yambwiye noneho naho Imana yakemuriye icyo kibazo mfite, ambwira ko icyazanye Yezu mu isi, ya Pasika nizihizaga ntayumva, ko Pasika ahubwo bisobanura ko Yezu yaje akishyiraho ubunyabyaha bwanjye, akabupfira, agahambwa, akazuka. Noneho yazuka, Imana ikaba inkuyeho cya gihano kuko yagihannye Yezu mu cyimbo cyanjye. Banumvishe noneho ikiru cy'ibyaha byanjye. Numva ko ikiru cy'ibyaha padiri yagucaga, ahubwo ari icyo Yesu yatanze. Numva ko ikiru cy'ibyaha byanjye Yezu yakishyuye, kandi numva noneho yishyuye ikiru gisobanutse. Kuko urumva ikiru cya Yezu ni amaraso yiwe yamennye ku musaraba, amaraso azira inenge, amaraso matagatifu, niyo yantagatifuje. Ntabwo umuntu yakurwaho ibyaha bye n'amasengesho yavuga. Ntabwo amasengesho bavuga yaba ikiru cy'ibyaha byacu ni amaraso Yesu yamennye ku musaraba. Ayo ngayo rwose Imana yakubonyeho ihita ikwita umutagatifu, kandi mu buryo budasubirwaho. Hari indirimbo twajyaga turirimba ariko ihura n'ibyanditswe biba mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 10. Avuga ngo ntiwifuje ibitambo. Twararimbaga ngo ntiwifuje ibitambo cyangwa amaturo, ngo ahubwo wanyiteguriye umubiri, ngo niyo mpamvu navuze nti ngaha ndaje, ngo nzanywe no gukora ibyo ushaka. Ariko iyo ni indirimbo y'Abakatolika, ariko inahura n'ibyanditswe yaba muri Zaburi yaba no mu Baheburayo, koko Yezu yaje azanywe no gukora iby'Imana ishaka, adutambira igitambo kimwe rukumbi kidukuraho ibyaha mu buryo bw'iteka ryose. Nubwo buryo nabayemo umutagatifu. Ubu nta cyaha na kimwe gifite imbere y'Imana. Ntacyo. Bidasabye penetensiya. Hanyuma mu by'ukuri hari n'abantu benshi nyine baba bagifite icyo kibazo, bumva bibaza ngo ibyaha byatuvaho gute, bahora babisabira imbabazi, abandi batanga ibyiru babaciye, abandi basaba penetensiya uko umwaka utashye gutyo. Ariko iyo bumvisha aya makuru bakumva ko hariho umuntu mu isi uriho utakibarwaho icyaha ku bwa Yesu, nabo bibatera gutekereza kabiri. Bategereza gutekereza mu byo
bibatera gutekereza ko hari indi nzira ishobora kuba ihari kandi yizewe Yego. umuntu yakiriramo. Ariko nanone hakabaho urundi rujijo rw'uko abantu ubundi basanzwe bazi ko abantu bavuga iby'Imana cya mbere ni ababyize, bamara kubyiga bakabihererwa n'inshingano na organisation runaka n'idini runaka, bakahabwa imyambaro yabugenewe bakwiriye kwambara kugira ngo bakore iyo mirimo. Bareba rero bakabona Mutagatifu Bujeniya we ntabyo yambaye ibyo bintu, n'ayo mashuri ntayo yize, nta n'urwego rwamutumye gukora uwo murimo, bikaba hari byababatera kwibaza ati buriya nibyo koko ariko tubyemere. Abo bantu bo wabamara impungenge gute? Nabamara impungenge kubera ko Imana twemera iby'Imana ihamya kurenza kwemera iby'abantu bahamya, kuko n'ubundi ijambo ry'Imana niko rivuga ngo ubwo twemera iby'abantu bahamya, iby'Imana ihamya byo birabiruta. Kandi icyo twemera gikomeye ni icy'Imana yahamije ku mwana wayo. Yahamije ko kubw'umwana wayo twakuweho urubanza rw'ibyaha. Yahamije ko kubw'umwana wayo twagizwe abatagatifu kubw'amaraso yatumeneye. Ariko ahandi mu gitabo cy'Abakorinto hakavuga ngo ibyo byose kuba ndi umutagatifu nkaba nawe ngukangurira kugira ngo ube umutagatifu binyuze muri Yezu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, irangije iduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Yego, umurimo ni Imana yawuguhaye, ni Imana yawumpaye. Ubu noneho ntabwo rwose kugira ngo mvuge ijambo ry'Imana najya kubisabira uburenganzira papa cyangwa musenyeri cyangwa padiri. Oya, yego, nabo ahubwo bakeneye ko mbageraho, nkababwira uburyo Imana yiyunze nabo ku bwa Kristo. Ni umurongo mu gice cya Abakorinto ba 2:5-18 aravuga ngo ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, iduha umurimo wo kuyunga n'abandi. 19 kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Urumva ko aha ngaha ntaho basaba amashuri. Yego, ntaho basaba ngo umuntu aba yarize seminaire ntoya yige n'inkuru, cyangwa aba muri kuva, cyangwa aba atarashatse umugabo, cyangwa aba atarashatse umugore. Oya, ikintu kirimo gusa ngo bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo. Imana ikimara kwiyunga nawe igukuyeho urubanza, nawe biguhaye umurimo wo kuyunga n'abandi, kubabwira icyagukijije kugira ngo nabo kibakize. Muri make ubwo ubamaze impungenge. Yego, unavuze ko umuntu ukwiriye kuvuga iby'ubwiru bw'Imana n'ubamaze kwiyunga n'Imana. Muri make umutagatifu niwe warangira undi muntu uko nawe yaba umutagatifu. Yego, nange rero ndagushimiye ko utanze nyine uruhare rwawe ku bandi bantu bakurikiye ibiganiro byacu, uruhare rwo gukura abantu mu rujijo, uruhare rwo gusobanura ibyari amayobera matagatifu. Yego, ariko byasobanukiye abatagatifu, binasobanurwa n'abatagatifu. Ariko rwose tunashimira nanone abadukurikira, mukomeze mudukurikire. Ibiganiro byacu ni byinshi, ni byiza. N'umumama n'umukobwa n'umwana, buri wese yasobanukirwa uburyo Imana igira abantu abatagatifu biciye muri Kristo Yesu. Kandi nicyo kintu buri wese akeneye, kubana n'Imana amahoro hano mu isi, ariko akaba azi ko anamaherezo ye iwaba ari mu ijuru. Ndagushimiye rero. Yego, murakoze cyane, nanjye ndabashimiye. Dushimira n'Imana. Amen.